ibitutsi birahari mu nzira urimo ariko ukomeza ugende. Gutotezwa birahari mu nzira urimo ariko ukomeza ugende. Kwangwa birahari rwose barakwanze ariko ukomeza ugende. Mu nzira urimo Uwiteka ari kumwe nawe. Inyuro zirahari ariko ukomeza ugende. Kugira ngo ubuzima bw'umuntu bube down bwangirike, haba hari amajwi mabi yinjiye mu buzima bwawe akangiza imitekerereze n'ukwemera kwawe n'ukwizera kwawe. Hanyuma kugira ngo ubuzima bw'umuntu bwaguke, butere imbere, bwaguke mu buryo bwo mu mwuka no mu mubiri, haba haje ijwi rituruka ahera ho mu ijuru rikazamura kwizera kwawe, rikazamura ibyiringiro byawe byarazimye, rikazamura imitekerereze yawe Satani yarafungiranye, rikazamura igikundiro. Kuba nta kazi ugira, kuba uri imfubyi, kuba uri umupfakazi, kuba waranzwe, kuba nta jambo ugira, kuba umuryango wanyu batakwibuka, kuba elemando repayi, kuba warize bikanga, kuba waradepoze ukabara akazi, ntibivuze ko Imana itaza aho wicaye. Birashoboka ko wicaye mu ishiga ry'ivu ry'amadeni, birashoboka ko wicaye mu ishiga ry'ivu ry'inyuro. Kuba uyu munsi wabuze ukuntu bigenza kandi uri Burayi, ntibivuze yuko Imana itakuzi. Abandi baragenda n'imodoka, abandi barajya muri za weekend, abandi barasohoka, abandi barayaga, abandi bari mu munyenga, wowe imibare yabaye ibihekane kandi uri hanze. Umva nkubwire, ntabwo ukuboko kw'Imana kwakuvuyeho, ukuboko kw'Imana kukuriho. Yera la shalabo, ukuboko kw'Imana kukuriho. Kuba uyu munsi umugabo yaragutaye, kuba uyu munsi umugore yaragutaye, kuba uyu munsi umugore agufata nkaho ntacyo umaze, ntibivuze yuko ejo bundi utamutungura. Uyu munsi wamutungura, ejo wamutungura. Imana itabara umuntu mu masaha 28, mu isagonda yagutabara. Erera zangwa repa, mu mwanya muto yagutabara, muri guhumbye yagutabara. Uyu munsi umuntu yaguta mu kibazo, ejo akagusanga mu kanunga. Imana igutunguza amashimwe mu izina rya Yesu. Naguha ikaze nshuti yanjye unkurikiye muri kano kanya kugira ngo tubane mu materaniro, kandi ndazi neza kuragira umugisha k'Uwiteka. Reka ubwiza bw'Imana buganze ku buzima bwawe. Ndatura imbaraga z'Imana kuri wowe, ndatura imbaraga z'Imana ku muryango wawe, ndatura imbaraga kuri wowe kugira ngo Uwiteka gushyigikire. Umwuka wera azi ku buzima bwawe, igitinyiro cy'Imana kikubeho, imbaraga z'isumba byose ziri ku buzima bwawe. Turatura ineza y'Imana ngizeye ibane nawe kuva dutangiye kugeza dushoje. Ndasinye umuntu wese tugiye kubana muri kano kanya, ngijuru mwishimire Uwiteka, munezerwe kandi Uwiteka uhuruke uze ube mu kibazo cye. Ibyari ikibazo bihinduka igisubizo, kuko Imana ishobora gufata ibibazo ukabihinduramo igisubizo mu gihe gito cyane gishoboka. Urakoze mwami mu izina rya Yesu, amen. Hanyuma numva ijwi rituje cyane rimbwira riti, mwana wanjye humura. Hanyuma numva ijwi ry'ihumure rituje cyane rimbwira riti, mwana wanjye humura. Hari ijwi risumba ayandi majwi yose muri ubu buzima, ijwi ry'ihumure yoyoyo rimbwira riti, mwana wanjye humura. Hanyuma numva ijwi ry'ihumure rimbwira riti,
mwana wanjye humura, rimbwira riti mwana wanjye humura, rimbwira riti mwana wanjye humura. Iyo wasenze ukamaza Imana yo mu ijuru, ujya wumva ijwi rituje rikubwira riti oh mwana wanjye humura, hanyuma numva ijwi ry'ihumure yoyo rimbwira ko imisozi iri imbere yanjye izagwa, rimbwira riti mwana wanjye humura. Hari ijwi njya numva riruta ayandi majwi yose yo mu isi, rimbwira riti mwana wanjye humura. Hari ijwi risumba ayandi majwi, hari ijwi twumva tugasubizwamo intege mu bugingo bwacu, rimbwira riti oh mwana wanjye humura. Icyampa nawe ukumva ijwi ry'umucunguzi, ijwi ribohora. Icyampa nawe mama ukumva ijwi ry'umucunguzi, ijwi ribohora. Icyampa nawe ukumva ijwi ryirukana amarozi yo, ijwi ribohora. Icyampa nawe papa ukumva ijwi ryirukana abarozi yo, ijwi ribohora. Ayandi majwi yose ari kugusakuriza guca intege ntaceceke mu izina rya Yesu. Amajwi akubwira kuzapfa, amajwi akubwira kuzasema, amajwi akubwira yuko ubuzima ubayemo uzakomeza kubamo, ayo majwi arava kuri Satani. Ayo majwi akubwira ko ubuzima ubayemo uzakomeza kuba mu buzima ubuzima bw'ubucakara, ubuzima bw'ibitutsi, ubuzima bw'inyuro, ubuzima bwo kubaho nta shusho y'ubuzima. Umva nkubwire, ndagira ngo umenyeshe ko Yesu agufitiye kado, kandi hari kado igomba gukuraho amajwi mabi ku buzima bwawe. Hari ijwi ry'umucunguzi, ijwi rijya rimanuka rikamanuka n'ibisubizo, ijwi ribohora. Hari ijwi ry'umwami w'abami, oh rirasharamo, ijwi rimanuka inzira wabuze ukayibona, oh
shama guhure naryo. Hari ijwi rijya rimanuka, inzigo zigacika. Uyu mugoroba hura n'ijwi rya Yesu mu izina rya Yesu. Iryo jwi wumva rimeze rityo rijyane, ijwi ry'umucunguzi. Hari ijwi rijya rimanuka, wari wabuze inzira ukayibona. Iryo jwi nijyane, n'ijwi ry'umucunguzi. Bakristo bene data, mbahaye ikaze. Amazina yanjye ni Harerimana Werarisi. Ndagushimiye wowe ufata umwanya ukadukurikira. Ndagushimiye wowe ufata umwanya ugakurikira ijambo ry'Imana ndetse ugashiyarenga iri jambo ry'Imana ubutumwa bwiza. Ndajya nkubwire ko ugiye guhura n'ijwi. Ayandi majwi yose ari ku buzima bwawe naceceke. Ijwi ry'Uwiteka Imana nirize ku buzima bwawe. Ayandi majwi yose, amajwi y'abadayimoni, amajwi y'abapfumu, amajwi ya za karande, amajwi akubwira ko usebye, ayo majwi yose nje kukubwira ngo hari ijwi rimanuka rigacecekesha andi majwi. Mu buzima bw'umuntu, umuntu wese ugiye gusubizwa, umuntu wese ugiye kwakira umugisha, yaba ari mu buzima busanzwe, abanza kumva ijwi riguhumuriza. Naho ryaba ari iry'umuntu usanzwe, iyo wumvishijwe rikubwira ngo ku itariki ya mbere uzatangira akazi, uwo munsi uraryama ugakoresha ukiyorosha. Rero hari ijwi rize ku buzima bwawe kugira ngo rivuguruze andi majwi, no kugira ngo umuntu yihebe, no kugira ngo umuntu yiyahure, no kugira ngo umuntu yicire inzira. Nabwo arwana n'amajwi aturuka kuri Satani kugira ngo ubuzima bw'umuntu bube down, bwangirike. Haba hari amajwi mabi yinjiye mu buzima bwawe akangiza imitekerereze n'ukwemera kwawe n'ukwizera kwawe. Hanyuma kugira ngo ubuzima bw'umuntu bwaguke, butere imbere, bwaguke mu buryo bwo mu mwuka no mu mubiri, haba haje ijwi rituruka ahera ho mu ijuru, rikazamura kwizera kwawe, rikazamura ibyiringiro byawe byarazimye, rikazamura imitekerereze yawe Satani yarafungiranye, rikazamura igikundiro. Hanyuma iryo jwi ni ijwi ry'umucunguzi, ni ijwi ry'Uwiteka. Uhure n'irijwi mu izina rya Yesu. Ndagira ngo urarike abantu nka batatu, babwire ngo ngwino uhure n'ijwi rya Yesu, ijwi rihumuriza. Urarike umuntu umubwira ati ngwino ukurikire iki kiganiro, ukurikire ijambo ry'Imana, hari mu ijwi ry'umucunguzi. Bakristo bene data, nshuti munkurikiye mwese, bahaye ikaze muri uyu mwanya. Imana yahura nawe kandi ikakuremera ijwi. Nje kukubwira ko amajwi yose akuriho mabi agiye gucecekeshwa n'umugabo ufite imbaraga. Nta wundi ni umugabo utajya utsindwa ku rugamba, udakorerwa kudeta. Ni umugabo udafite ubwoba ko mpanda yizarangira, ni umugabo udafite ubwoba ko hari umuntu uzamusimbura. Haleluya! Nze kukubwira ko hari umugabo nje kukubwira, uje kukurenganira, uje kukurenganura. Nta muntu uzamuguteranyaho, imiryango ikomeye ntizamuguteranyaho, abanyamafaranga ntibazamuguteranyaho, abasirimu ntibamuguteranyaho, abatakumva ntibamuguteranyaho, abatakwemera ntibamuguteranyaho, abaguhiga ntibamuguteranyaho, abagucukura urwobo ntibamuguteranyaho. Ni umugabo w'umunyembaraga, ni umugabo wifite mu icyizere, ni umugabo wicaye ku ntebe ntawe uyimuhagurutsaho, nta n'uwo bayisiganira. Ni Imana Data n'Umwana n'Umwuka we agiye kohereza ijwi, kandi iryo jwi riracecekesha ayandi majwi yose ku buzima bwawe. Amajwi mabi yose akuriho naceceka. Ndafashijwe Werarisi. Reka mbabwire, Imana ifashe uyu munsi. Ni umunsi udasanzwe, ni umunsi ndi kumva tugiye kuganira ibintu bikomeye kandi tukanabisengera. Imana ifashe Uwiteka
akubite hasi, Yeriko zikuri imbere akubite hasi, agasuzuguro k'abadayimoni. Gitaye ndaza kuyibatura mu kandi kanya. Reka mbanze mbasomere iri jambo ry'Imana. Iri jambo n'ubuhanuzi, uryakire kandi rirakugwa neza. Hari ijambo Uwiteka azana mu buzima bw'umuntu rikamugwa neza, ugasinzira neza, ukarota Imana, ukerekwa. Igitabo cyo Kuva ibice 14 ku murongo waho wa 3. Reka baro duhera ku murongo waho wa 13. Ku murongo waho wa 13, igitabo cyo Kuva ibice 14, turahera ku murongo waho wa 13. Uwiteka akwibuke mu izina rya Yesu. Mose asubiza abantu ati, mwitinya, mwihagararire gusa murebe agakiza Uwiteka ari bubazanire uyu munsi, kuko abanyegiputa mwabonye uyu munsi mutazongera kubabona ukundi. Amen. 14. Uwiteka ari bubarwanirire, namwe mwicecekere. Amen. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Yemwe bantu munkurikiye, yemwe babyeyi, yemwe bagabo, yemwe basore, yemwe rubyiruko, yemwe bayobozi, yemwe banyamasengesho, yemwe bakozi b'Imana, yemwe bashumba, yemwe bapasiteri, yemwe muntu wese unkurikiye ukwizera Imana, uzi ko Imana iriho kandi izahoraho. Imana yacu ni Imana ishyira umuntu mu munezero utaruhari. Nta wundi muntu wagushakira umunezero utaruufite usibye Imana yonyine ishobora gufata umuntu wari wabuze umunezero ikamubwira ngo akira umunezero. Imana yongora Mose ikamubwira ngo genda ubwira ab'Isirayeli ngo mwicecekere, uyu munsi muraza kwibonera icyo ndakora. Uyu munsi Uwiteka ari bubarwanirire, namwe mwicecekere. Bari bafite imitima ihangayitse, bari bihebye, babonaga nta nzira, ariko ababwira ijambo ngo genda. Mose Masomo 13. Mose asubiza abantu ati, mwitinya, cyambere mwitinya, mwihagararire gusa murebe agakiza Uwiteka ari bubazanire uyu munsi. Kandi bari mu kibazo, bari mu ntambara. Imana ni nziza Diodone, Imana ni nziza. Abantu bari mu bibazo, abantu bari mu ntambara, abantu byabacanze, ariko kubera Mose iyo yamenye, imuhesheje ubutware bwo kubabwira ngo mu cyimbo cyo gupfa Uwiteka arabazanira agakiza. Mu cyimbo cyo gupfa muraza kwambukira humutse. Mwitinya mureba agakiza Uwiteka ari bubazanire. Ubundi ikitangaza Imana ikuremeye kiguhesha kuba mu gakiza nta n'umuntu ukubwiye ngo kizwe. Ishimwe Imana ikubakamo riguhesha gukurikira Imana bitewe n'ishimwe Imana ikuremeye. Mu bintu bituma umuntu ashobora kunezererwa Imana n'ishimwe Imana imuremera, kandi yarari mu mazi abira. Igihe uri mu mazi abira ukajya kubona Imana ikuremeye ishimwe. Oh, haleluya! Imana ishimwe. Mu gihe uri mu bihe bikomeye ukabona Imana ikuremeye ishimwe. Mu gihe abantu bakurekuye ukabona Imana ikuremeye ishimwe. Mu gihe abantu bagutaye
ukabona Imana ikuremeye ishimwe. Mu gihe uri kubona uri mu mazi abira ari gutogota, ukabona Imana ikuremeye ishimwe. Mwitinya, mwihagararire, mureba agakiza Uwiteka ari bo bazanye Abanyegiputa mwabonye uyu munsi. Nimuzongera kubabona. Waruzi ko ibintu bikurwanya Imana yamaze kubitegurira irimbi bizajyamo. Ibintu bikurwanya, ibintu bikubuza amahoro, Uwiteka yamaze kubitegurira ahantu bizamirira nkeri. Wowe urabibona nk'ibihari, ariko ijuru rikubira rikara nk'ibidahari. Hari igihe turwana n'ibintu tugira ngo biracyahari, ukarwana n'umusozi ugira ngo uracyahari, kumbe Imana yamaze kuwucukurira, yamaze kuwutegurira irimbi ryo kuwushinguramo. Arababwira ngo mwitinya. Uyu munsi Uwiteka ari barwanirire, namwe mwihagararire. Dufite umuntu turwanirire. Uwiteka ari barwanirire, namwe mwihagararire. Reka nkubaze, ubundi intambara uri kurwana, wowe n'umuryango wa mwayishobora, wowe n'abana bawe mwayishobora, wowe na famiye yawe mwayishobora. Uwiteka atakurwaniriye, iyi ntambara urwana wayishobora. Uwiteka atakurwaniriye, iyi ntambara urwana wayitsinda. Iyi ntambara y'amagambo wayitsinda. Iyi ntambara y'amarozi wayitsinda. Iyi ntambara y'akagambane wayitsinda. Uwiteka atakurwaniriye, iyi ntambara y'inyuro wayitsinda. Iyi ntambara urwana yo mu rugo wayitsinda. Iyi ntambara urwana kubura akazi wayitsinda. Arababwira ngo mwitinya, Uwiteka ari bubarwanirire. Reka nkubwire, imbaraga zawe zishobora kurangira, ariko imbaraga z'Imana ntizarangira. Imbaraga z'inshuti zawe zarangira, ariko iz'Imana ntizirangira. Imbaraga z'abakomeye zarangira, ariko iz'Imana ntizirangira. Bakundwa mwene data munkurike mu kiganiro Inzira y'Umukiranutsi irahari. Ndagira ngo nkubwire ko no mu mazi Uwiteka yaremyemo inzira. Witinya, Uwiteka ari bukurwanire muri uku kwezi. Lekosrika enemo, muri uku kwezi Uwiteka ari bukurwanirire, nawe wicecekere. Bakundwa bene data nkurikiye, intambara urwana Uwiteka ataje kuyikurwanirira, ninde wayikurwanirira? Ninde wayikurwanirira? 14 avuze ngo Uwiteka ari bubarwanirire, namwe mwicecekere. 15 Uwiteka abaza Mose ati, niki ufite mu ni ufite? Uwiteka abaza Mose ati, niki gitumye unakira? Bwira Abisirayeli bakomeze bagende. Imana ishimwe. Harabwa ati, niki gitumye unakira? Bwira Abisirayeli bakomeze bagende. Haleluya! Urusaku rukuriho, intambara zikuriho, ntibizabuza umugambi w'Imana gusohora ku buzima bwawe. Nubwo hari ibyitambika mu nzira zawe, nubwo hari ibyitambika muri gahunda zawe, Uwiteka abwira Mose ati, bwira Abisirayeli bakomeze bagende. Kubera ko urugendo bari gukora ntabwo ari urugendo rw'abasivili, ni urugendo bayobemo n'Uwiteka. Uwiteka azi ahari abanyuza. Mose arabiraga kubona ntaharabona abanyuza, ariko Uwiteka we yari yahabonye. Harabwa ngo niki gitumye unakira Mose? Bwira Abisirayeli bakomeze bagende. Yewe ukurikiye, we yo nkurikiye hano mu kiganiro, komeza ugende. Olikosika lelai, komeza ugende. Uwiteka ari bukurwanirire. Yewe nkurikiye watawe, yewe nkurikiye uri kurira, yewe nkurikiye usuzugurwa, komeza ugende. Nachabuza umugambi w'Imana gusohora ku buzima bwawe, nshuti yanjye.
umugambi w'Imana, umugambi w'Imana uzasohora. Nshuti yanjye, umugambi w'Imana, umugambi w'Imana uzasohora. Ntacyabuza umugambi w'Imana gusohora ku buzima bwawe. Nshuti yanjye, umugambi w'Imana, umugambi w'Imana uzasohora. Nshuti yanjye, umugambi w'Imana, umugambi w'Imana uzasohora. Arababwira ngo bwira Mose, mbwira niki gitumye untakira? Sinjye wavuganye nawe, sinjye wagutumye, sinjye wavuze ngo mugende. Bwira Abisiraheli bakomeze bagende. Elikosika enemo, kuba ufite intambara ntibivuze ko Imana itavuganye nawe, ahubwo isuzume urebe, ese ni Imana yavuganye nanjye? Nimba Imana yaravuganye nawe uyu munsi ukaba inzira urimo ufite intambara, ntibizabuza Imana gutabara. Imana izagutabara. Nimba Imana yaravuganye nawe uyu munsi ukaba uri kurogwa, ntibizabuza Imana gutabara. Imana izagutabara. Nimba Imana yaravuganye nawe uyu munsi wakarugambanira, ntibizabuza Imana gutabara. Imana izagutabara. Aramubwira, bwira Abisiraheli bakomeze bagende. Komeza ugende. Yarabirebye abona ko bikomeye, abona ko ari ikibazo, abona ko bagiye gupfa, abona ko agiye gusema, abona ko nta byiringiro, abona ko nta hazaza, abona ko ubuzima bwabo burangiye, abona yuko binjiye ahantu hakomeye. Ajya gusenga, Uwiteka ati niki gitumye untakira? Komeza ugende. Bwira lela nanjye umva nkubwira, Uwiteka kuntumyeho ngo komeza ugende. Ibitutsi birahari mu nzira urimo, ariko komeza ugende. Gutotezwa birahari mu nzira urimo, ariko komeza ugende. Kwangwa birahari rwose, barakwanze, ariko komeza ugende. Mu nzira urimo Uwiteka ari kumwe nawe. Inyuro zirahari, ariko komeza ugende. Yesu niwe nzira, umwizera wese inzira ye ntabwo azayiyoba. Umwizera wese inzira ye ntabwo azayiyoba. Yesu niwe nzira, kandi inzira yaguciriye naho abantu bose bahaguruka kukurwanya babasha gukuraho inzira y'Imana. Umwizera wese inzira ye ntabwo azayiyoba. Arababwira ngo bwira Abisiraheli bakomeze bagende. Bantu munkurikiye muri ku migabane itandukanye y'isi, nje kukubwira ngo nimba nta mutima ugucira urubanza, komeza ugende. Ibikurwanya bizagwa imbere yawe utambuke. Nje kukubwira Uwiteka kuntumyeho nkubwire ngo nimba ibyo uri gukora bifitiye Imana umumaro, bifitiye ubuzima bw'abantu umumaro, bifitiye igihugu umumaro, nimba ibyo uri gukora bifite hari icyo byamarira ubwoko bw'Imana,
Uwiteka kuntu yo ngubwe ngo komeza ugende, ibikurwanya bizaguhinzura utambuke. Umva nkubwire, imisumari bazayitega, inzobo zizacukurwa, akagambane kazabaho. Umva nkubwire, n'abataro barabarwanyije ariko Uwiteka arabarwanirira. Iyo arwaniriye Daniel, iyo arwaniriye Dawidi, iyo arwaniriye Morodekayo, iyo akurwaniriye cya gihe, niyo ivuganye nawe muri uku kwezi ngo komeza ugende. Wari wabuze inzira, ariko inzira y'Imana irahari. Erega babonaga inzira bayibuze. Mose akabona ati inzira uzi ko igiye kubura, akabona uruhande rwabo ni imisozi miremire, yareba imbere akabona n'amazi, ni inyanja itukura, akavuga ati karabaye. Iyi nyanja nta bantu bayambuka, iyi misozi nta bantu bayizamuka. Ko bikomeye, ajya gusenga, agiye gusenga Imana itagibura inzira. Niba uri kumwe n'umuntu ubwe ngo Imana ntibura inzira, birashaka nkurikiye wabuze inzira byagucanze. Agiye gusenga Imana avuga ngo genda ubwire ubwoko bwanjye, genda ubwire abese ngo nimukomeze bagende. Nje kukubwira ngo ibintu byakwitambitse imbere bikwereka ko nta nzira ihari, ariko Yesu afite inzira. Uziko batigeze babura inzira, yarabwo ngo bakomeze bagenda. Bageze imbere kuko Uwiteka ababera inzira mu mazi, ababera inzira mu nyanja itukura. Inyanja ayigaburamo kabiri. Imana yohereza umuyaga winjira mu mazi, uhuha amazi, ayo hepfo arahunga n'ayo haruguru arahunga. Umuyaga udasanzwe urahuha amazi yigaburamo kabiri, bambukira ahantu homutse ku musenyi, barambuka. Imana ntibura inzira. Abantu bagufungiye inzira, ariko Imana yagufungiye inzira. Inyuma yewe Satani we, inzira Imana yaciriye ntabwo wabasha kuyifunga n'ibishoboka. Ubwo ari Yesu wayiciriye, inzira y'Imana nzayinyuramo. Ubwo ari Yesu wayiciriye, inzira y'Imana nzayinyuramo. Bwira Satani uri imbere mu nzira yawe, ari imbere mu nzira yawe y'ubucuruzi, ari mu nzira y'urubyaro, yahagaze mu nzira ngo ntuzabyara. Satani yahagaze mu nzira ngo abana ntibaziga. Satani yahagaze mu nzira ngo ntuzakora ubukwe. Satani yahagaze mu nzira ngo ntuzagira agaciro. Satani yahagaze mu nzira ngo nta gaciro uzajya mu muryango wawe. Yarahagaze mu nzira. Bwira Satani ngo mvira mu nzira, ubwo ari Imana yayiciriye nzayinyuramo. Satani yarahagaze mu nzira ngo ntuzambara agatimba. Satani yarahagaze mu nzira ngo uyu mwaka ntuzawurangiza, ngo uyu mwaka murawusozanya, ngo barakubika muri uyu mwaka. Umva nkubwire, Uwiteka kuntumyeho ngo komeza inzira iri wala sharabo. Hari Imana igukuye ku rutonde rw'abapfa. Satani ajya ahagarara mu nzira y'umuntu. Umuntu yashaka inzira akayibura, ahari inzira akahashyira umwijima, ahari inzira akahashyira amarira, ibintu byose ukabona byanze. Ariko bwira Satani ngo mvira mu nzira, mpawe uburenganzira bwo kugenda. Yemwe bantu munkurikiye muri uyu mwanya, ndagira ngo mbabwire ngo hari Imana iduha kunyura mu nzira abantu bavuze ko tuzayinyuramo. Ntabwo iyo uri gucamo yoroshe, ariko hari umugabo bita Yesu ukuri imbere. Inzira y'umukiranutsi ntabwo iba yoroshe. Umukiranutsi arababara, umukiranutsi arasuzurwa, agera ku iterambere byabaye hatari, azajya mu ijuru yarigomwe. ariko uba nkubwire, kwihangana k'umukiranutsi kumuhesha kwicara ku ntebe, kumuhesha kugira agaciro. Kwihangana k'umukiranutsi kumuhesha gukira amazina mabi. Kwihangana k'umukiranutsi kumuhesha kugira ijambo mu bandi. Kwihangana k'umukiranutsi kumuhesha gusa neza. Kwihangana k'umukiranutsi kumuhesha kuba mu buzima bugoye kandi abandi bwabahitanye. Kwihangana k'umukiranutsi kumuhesha kumva amakuru abandi batari kuyumva. Kwihangana k'umukiranutsi kumuhesha gutura hagutse abandi byanze. Kwihangana k'umukiranutsi kumuhesha kuba kwifuzwa n'abantu. Nubwo batakuzi bazakumenya. Wagize ngo Mose baramuzi cyane, se bamumenye abitewe n'udutendo yakoze. Hari Imana ije kugukoresha utuntu tuzatuma abantu bavuga ngo uriya nuwo kwande. Ntabwo uzakomeza kwa mu bwo butayu. Nyura mu misozi, iyo misozi uri kunyuramo hari Imana ije kuyikwitsa.
Satani nakuvire mu nzira. Kwihangana k'umukiranutsi kumuhesha kubudasanzwe kandi byari bikomeye. Ndagira ngo ngusengere, reka nkubwire wo nkurikiye inshuti yanjye, umaze igihe ubabaye, umaze igihe ufite agahinda, umaze igihe byagucanze, umaze igihe baza ngo iherezo ry'ubuzima ni irihe, umaze igihe baza ngo niko bizagenda bite, ko mbona nahazaza hanjye, ko mbona ngiye gupfa, ko mbona ubuzima bwanjye budahari, ko mbona afite ubuzima budafite ishusho, ko mbona nta cyerekezo, ko nekereza hazaza simabone. Umva nkubwire, ubundi se wahabona gute udafite amaso y'umwuka? Niyo mpamvu Imana yabwiye Mose ngo nabwira Abisiraheli bakomeze bagende. Imana yarabareberaga, bo bararebaga bakabona Farawo yabatatse, barakona bagiye gupfa, ariko Imana yareba mu nyanja itukura ikahabona inzira. Icyo kibazo uri kureba, Imana iri kukireba ikakibonamo inzira. Wowe uri kukireba ukabona ugiye kuhasebera, ariko Imana iri kureba mu nyanja. Haleluya! Irimo irareba mu nyanja ikabona mu inzira. Wewe wareba ukabona ikibazo kiraguhitana. Imana yarebaga inyanja ikayireba ikabona mu nyanja itukura ya danje abantu batinya, akabona iyo nyanja yayireba ikayibona baraza kwambuka. Bo bayireba, Mose yayireba akabona ko bikomeye. Mose nibwo kwihinda akajya gusenga ngo ati noneho ndabona hatari, reka njye kwibaza ko ari yanumye. Rimwe na rimwe n'abakozi b'Imana duhanura ibintu, twabona umuriro kwaka cyane wacumbanya abantu, ukabaterekaniye njye gusenga. Mose niyo yambwiye kanaka kizamurengera, ukagira ubwoba. Ariko iyo wavuganye nayo irakubwira ngo ninjye wavuganye nawe, no kubikora nzabikora. Ntabwo Imana ikora ibintu byoroheje, Imana ikora ibintu byacumbye umwotsi, Imana ikora ibintu abantu bananiwe, Imana ikora ibintu abantu bamanitse amaboko, Imana ikora ibintu abantu bamaze kugusezera, Imana igutabara abantu bakuvanye amaboko, Imana igutabara abantu bakwaze, Imana igutabara abantu bakwanitse. Hari igihe abantu bakwanika bakakuvuga, bakagusobanura, bakakwanga, bakakwangisha n'abandi, abantu bose bakakuvaho. Imana nibwo ihaguruka ikaza mu kibazo. Nibyo yakoreye Yubu, yamutabaye abantu bose bamutaye, yamutabaye imusanze mu mashiga, imusanze asigaranye ururyo erefo n'ivu byonyine, ururyo n'ivu ari byo asigaranye. Yubu bimwe byaramuzengereje. Imana irabibona ko Yubu agomba gukubirwa kabiri kubyatakaje. Ndagira ngo mbwire umuntu wese nkurikiye, kuba utuye mu musonga w'ikibazo, kuba utuye mu bitutsi, kuba utuye mu nyuro, kuba utuye mu magambo, kuba abantu baraguciye, kuba barakwirukanye, kuba nta kazi ugira, kuba uri imfubyi, kuba uri umupfakazi, kuba waranzwe, kuba nta jambo ugira, kuba umuryango wanyu batakwibuka, kuba elemando repayi, kuba warize bikanga, kuba waradepoze ukabara akazi. Nibivuze ko Imana itaza aho wicaye. Birashoboka ko wicaye mu ishiga ry'ivu ry'amadeni, birashoboka ko wicaye mu ishiga ry'ivu ry'inyuro. Kuba uyu munsi wabuze ukuntu bigenza kandi uri Burayi, ntibivuze yuko Imana itakuzi. Abandi baragenda n'imodoka, abandi barajya muri za weekend, abandi barasohoka, abandi barayaga, abandi bari mu munyenga. Wowe imibare yabaye ibihekane kandi uri hanze. Umva nkubwire, ntabwo ukuboko kw'Imana kwakuvuyeho, ukuboko kw'Imana kukuriho. Yera la shalabo, ukuboko kw'Imana kukuriho. Kuba uyu munsi umugabo yaragutaye, kuba uyu munsi umugore yaragutaye, kuba uyu munsi umugore agufata nkaho ntacyo umaze, ntibivuze yuko ejo bundi utamutungura. Uyu munsi wamutungura, ejo wamutungura. Imana itabara umuntu mu masaha 28, mu isagonda yagutabara. Erera zangwa repa, mu mwanya muto yagutabara, muri guhumbye yagutabara. Uyu munsi umuntu yaguta mu kibazo, ejo akagusanga mu kanunga. Imana igutunguza amashimwe mu izina rya Yesu. Lekosika enemonde repa. Je kukubwira ko hari Imana ije kukurwanirira. Unyemere ahantu nkurikiye, ahantu uri hariho hose. Reka nkubwire iby'Imana abantu barabihaze, abantu ntibakibyumva, ariko reka nkubwize ukuri. Urumva iki subundi? Urumva kubitana amavide, urumva bari gusebanya, urumva bari kunegurana, urumva bari gusambana, urumva ikize? Hungira kuri Yesu, niwe wenyine utanyucuye. Ibindi byose biracuya bikaba ku isoko, ariko Kristo navutse bamuvuga, na n'uyu munsi baracyamuvuga. Umuntu baramuvuga hitinga, ejo bundi umutwe akarwara umutwe agapfa, ariko Kristo napfa. Hungira kuri Kristo udacuya. Ibibazo byawe ari kubisoma byose,
arimo arabireba kurekara akavuga ngo biriya bibazo ngiye kubishakira igisubizo. Umuntu arakwanga akanakwangiza, Imana yagutabara akazaza apfukamye. Ubundi ikizakubwira ko Imana izagutabara, Imana yemera ko umuntu agusuzugura. Umuntu aragusuzugura wajya uvuga akagusubira mu byo uvuze. Umuntu aragusuzugura akavuga ngo sinshaka no kukubona mu buzima bwanjye. Umuntu aragusuzugura akakwita amazina. Umuntu aragusuzugura akakwereka kuri zero, ariko nyamara uzamutungura. Hari abantu Uwiteka atabaye mu iteraniro, hari abantu Uwiteka afata ibi Mami Yesu we, hari abantu Uwiteka arenge. Umuntu aragusuzugura, ntabwo mfite ubushobozi bwo kuzenguruka isi yose. Impamvu Uwiteka yampaye gusengarwa ni ukugira ngo ntangarize abantu ko amaboko y'abantu yabarekuye, ay'Imana akibafashe. Impamvu ndahangaha ni ukugira ngo ubwire ngo amaboko y'abantu yakurekuye, ariko ay'Imana aracyagufashe. Ntabwo amaboko y'abantu yakurekura ngo Imana ikurekure. Reka Imana iragufashe kuko uri ikiremwa cy'Imana, uri mu kiganza cy'Imana. Niyo mpamvu nicaye kuri gusengarwa. Ndagira ngo ngusenge, unyemerere upfukama ahantu urira Imana, ubwira ngo naririye abantu babyumva. Upfukamira Imana, wasenga ugenda, wasenga wunamye, wasenga uryamye, ubwira Imana ngo papa, amaboko y'abantu yarandekuye, aya sheri yarandekuye, ay'inshuti yarandekuye, aya bosi yarandekuye, ay'idini yarandekuye. Ndajya kurekura, nayidini nakurekura nshuti yanjye. Ay'idini yarandekuye, ay'abanezi yarandekuye, abanyitaga umwana yarandekuye, ariko yawe aracyafashe, ntabwo azandekura. Hanyuma ubwe Satani ngo Satani, ugiye kumvira mu nzira ngere ku nzozi zanjye. Ndagira ngo upfukame ahantu ngusengere. Data, mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, le kosika enemondre elela lila zone enemo le kotre mando le pai la kitango ya sika enemo zele mando le pai pida ngoza ne gilifori ya mana. Ndagushimiye ku bantu tabaye, ndagushimiye ku bantu tabaye. Tabara umugabo, tabara umukobwa, tabara umusore, tabara umubyeyi, tabara umuyobozi, tabara muri zina ngoya gilifo enemondre. Uri Imana itajya yibagirwa imirimo, uri Imana igirwana ugatsinda, uri Imana ishobora byose, uri Imana ifite ijambo mu buzima bw'umuntu. Nta jambo na rimwe ujya uvuga ngo rihere. Uri Imana ikuraho igisuzuguriro, uri Imana yitwa rubasha. Ndatura imbaraga z'Imana ku muntu wese warudukurikiye. Lekosika mandore pa, gera mu buzima bwe, gera mu kazi ke, gera mu rugo rwe, gera muri bizinesi, gera aho yirirwa. Lekosika we, menya hazaza he, menya imishinga ye. Lekosika reba imurwanya, cecekesha amajwi y'abadayimoni, kubita hasi imbaraga zimwubikiriye, amarozi, indwara z'ibyorezo, amashari, akagambane, kubita hasi. Turirukana Satani ave mu nzira y'abana b'Imana. Uri Imana yabwiye Abisirayeli ngo nibakomeze bagende, babonaga babuze inzira. Kuko uyu munsi wa none hari abantu babuze inzira, nubwo umwaka wenda twenda kurangiza, ariko hari abantu babuze inzira. Hari abantu bafite ubukwe ariko babuze inzira. Hari abantu bashaka kuza muri Afurika babuze inzira. Hari abantu bari mu gihugu babuze inzira yo gutabarwa, barashaka gutabarwa bakabona biranze. Uri Imana, abantu bakona bakicira inzira, ariko turasenze kuko uri Imana itagibura inzira. Yesu mwana w'Imana, inyanja iri imbere ya buri muntu wese urayizi kurusha uko wayitwereka. Twe watwereka aho duce ko turi mu isi, ariko inyanja iri imbere ya buri muntu wese urayizi. Urabizi uburyo abantu, umuntu afite intamba, urabizi uburyo umuntu ari mu kazi afite abamurwanya, urabizi uburyo abantu afite amashari, urabizi uburyo abantu urwanga ari rwinshi mu isi, urabizi uburyo indwara z'ibyorezo zimeze, urabizi abatangwaho ibitambo. Nta muntu n'umutazi, umuntu wese waramuremye urabizi. Nira enewo zekotre mandora. Ndasengeye umuntu wese ukurikiye ngo lekos, amaboko yawe namufata mukomeze amushigikire, nirukanye ibimurwanya. Ikindi mwami, ndasengeye umuntu wese dukurikiye utarakizwa, ukiri mu byaha, ngo umuhe imbaraga zo gukizwa, asezerere ibyaha. Nta cyiza cy'ibyaha, nta munezero w'ibyaha, nta nyungu z'ibyaha. Mu byaha ni umuruho, mu byaha ni ugupfa umuntu ahagaze, mu byaha ni ugukenyuka, mu byaha ni ukurana umuntu arira, mu byaha ni ukuba ikibazo mu muryango, mu byaha ni ukuba ikibazo muri leta, mu byaha ni ukuba ikibazo mu gihugu. Ndasengeye umuntu wari mu byaha ngo umuhe agakiza, kuko muri Yesu niho twabonye uburuhukiro, muri wowe niho twabonye imbaraga, muri wowe niho twabonye ubuzima, muri wowe niho twabonye
umunezero, murano twabonye uburinzi. Yerera ndasenge umuntu wese adukukiye mu byaha ngo umuhe imbaraga zo kureka ibyaha, akizwe neza kugira ngo azabone ubugingo buhoraho kandi akiri hano mu isi abashe kugira amahoro yuzuye, kuko niwe yatanga. Umuntu yashaka umukansera bikanga, umuntu yagira gute bikanga, ariko umuntu yakiriye Yesu agakizwa, ujya umuremera ihumure, ukamuremera ibyishimo, akaryama agasinzira. Ngushime kuri Imana itanga agakiza. Ndasenge uyu munsi dukurikiye ngo umuhe agakiza, kandi numara kumuha agakiza urebe ibyo akeneye umusubize kuri Imana itorobanura ku butoni. Urakoze kuri Imana ibikoze. Umugisha we kuri buri muntu wese mu izina rya Kristo wa Nazareti, amen. Imana ibahe umugisha. Mwari muri kumwe na Imana Werarisi. Imana ibahe umugisha. Ijambo ry'Imana nakagaruka, amaboko y'abantu yakurekuye, ay'Imana ntabwo yakurekura. Imana iragufashe kandi inyanja ikuri imbere, Uwiteka aracamo inzira. Bye bye.